Wari byo mu kamana. Ni karibu. Ntabwo hakinze. Mwiriwe. Ni karibu. Yego. Ese uteze? Meze neza. Hari umuntu wari wandangiye akazi ko gufura hano. Ntabwo ari wowe njya mbona se wenda kuba uri gucuruza ari hirya. Iyi na hano njya nza kuhacuruza ariko nako nagakora. Nabyumvishe ndavuga inyereka nze nkasaba. None se ugufurira ngahe? Byaterwa n'iminsi nyine mwazajya mumbwira mwazira. Nubwo urumva wajya uza 3 mu cyumweru. Ariko ukaba uzi gufura neza. Hano ngira imyenda y'imyeru gusa. Ndabizi nta kibazo nsanzwe mfura n'ahandi njya gufurira. Yego rero mbwira 3 mu cyumweru. Mbwire wenda amafaranga waduca. 5 se mwabimpa. 5 twabibona. Pakere 5 se twabimuha. 5 ari gufura rimwe cyangwa Oya 3 mu cyumweru. Konye ndumva atanahenda. Kasoni kuvuga ntabwo ashaka gufura. Oya reka tumuha akazi. Tumuha akazi. Ntabwo ari menshi ayo mafaranga ari menshi. Sabyo ni byanyuma ntacyo. Bintu Umva se akazi utakabonye. Murakoze cyane. Erega abagore ni twebwe tuba tuzi imirimo ikenewe mu rugo. Uyu rero ntabwo aba yizi, niyo mpamvu nyine aba yumva uriya yabikora ariko aba afite ibintu byinshi byo gukora. Ubwo natangira ryari ejo? Oya uzatangira ejo bundi. Ejo bundi uzaze ujye wirenzamo umunsi umwe uze gutyo. Kuzagiza nzajya nkwishyura. Murakoze cyane. None se ubwo biriya bintu ucuruza byo? Nabyo nyine nzajya mbicuruza, noneho umunsi wo gufura ntabwo nzajya ncuruza. Rero aho kugira ngo ujye nyine tujya mu muhanda cyangwa muri quartier no ku maduka cyangwa mu isoko. Turebera ibintu byiza bisa neza ubituzanire. Jya mbizana. Wa mukozi wanyu yarambimbwiye njya mbarobanurira mbere yo kugira ngo ncuruze ahandi nkabanza hano. Uzabituzanire rwose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ntacyo ubwo tuzabonana kuri uwo munsi. Mwirirwe. Sawa. Yego. Kuko mbonye utishimye. Umusoje ngo musekere. Ese imirimo nigabanutse hano muri uru rugo. Ubwo nuko byageze nta kondi. Gusa mbona hari abagore b'ibyehe b'uyu munsi bafusha n'amakariso. Cyangwa amasengeri y'abagabo nizere ko bitari mu byo ngibyo. Erega byose agomba kubikora. Ese afuza amakariso bitwaye iki? Ko nagenze ndabona. Ese si imyenda? Subone ndabikubwira biranakureba. Erega n'ibintu bitakureba. Ubundi harayo namuhaye ureba. Imyenda yose ni imyenda agomba kuyifura. Aha. Nese mu bintu umvishe tuvugana bigeze bumva ko hari imyenda azajya afura niyo atazajya afura. Umvishe namubwiye ko harimo imyenda y'imyeru. Ane. Uri mama. Wiriwe. Ndagusiga amakara. Ari amakara n'ivumbi se mba niriwemo. Uzanye akabase se kandi. Uzi ibintu byambayeho. Ukanicara hano nduhuke. Niki byakubayeho? Mugongo. Badase batwirukankanye. Banyirukankanye n'imari yanjye ikiri yose. Mwana umbwire ko bayitwaye nayo.
umva badasa banyirukankanye mana yanjye gucuruza agataro si ikintu nahise ndangura ibindi nyine ncuruza muri aka kabase Mwana urumva se twari twaravuze ngo nziga ndangize ngo mbone akazi hanyuma ubundi ngo tuzashake business none no ku ishuri banyirukana none nawe ureba ngo ntabwo wacuruza ishuri bakwirukanye banyirukanye ibisubizo ko ibihembwe bibiri byose narishyura noneho dufite umutica bita Ruhumuriza Paul mana nimba baramundoze nimba baragize akinjira mu ishuri ahita ambwira ngo sohoka nta nubwo isomo ry'inyendiga ariko mwana wanjye barabivuze ngo ibigerageza iyo bije kuko bizira rimwe ubuse udufaranga nari mfite navugaga ngo mu gitondo ndajya gushakamo akandi gataro ndangure nongere ncuruze reka rero nyaguhe mu gitondo ugenda uyishyure mane se n'uyama tuzajya turya gute nzajya njya gufura kwa ba bakire bampa amafaranga aho bintu by'abakire ubundi si bo ntabwo ugerayo bakagusuzugura ahubwo nta nubwo aheruka kumpamagara niba ataguhamagara se ngo ujye gufura tuzajya turya gute njyewe ndi kumva naba ndetse kwiga gato oya ndayaguha Imana izama yandi ndetse uri kumpamagara Imana izama yandi kuko ni wa mugore w'umukire Allo wiriwe neza iyi niwe murakoze nze mu gitondo murakoze cyane rwose ndaza Rugema Imana iradusubije ndayaguha yajyane ni wa mugore w'umukire yandi njya gufura arampamagara ambwira ngo mu gitondo nze gufura kandi iyo ngiye ama bitanu niyo narangura inyanya gusa nkazizunguza Mana ushimwe Imana ishimwe mu gitondo urajya ku ishuri watetse ubugari se cyangwa watetse ikibazo none se ko bambwiye ngo ndazana y'ibihembwe byose ubu ngubu urayafite ubu ugiye kwimaraho igishoro bitanu bizajya bikurangurira urajyana ay'igihembwe kimwe nzaza ku ishuri mbasaba ntacyo nzajya mbatoroka nzajya mbakwiye nawe uziyeranje nawe ngagenda ujye kurya neza ndebe icyo mfata bisaba ati imodoka uze tugende Nguki ndagiye ugiye he ndasohotse n'inshuti zanjye uraza n'inshuti zawe ariko mubaze mu makari ndi iki muri uru rugo none uri iki uri umugabo ubundi umugore abereho kugira ngo bibaho umugabo niba utanyubaha ubwo ndi iki muri uru rugo ese ibyubahiro ushaka ni ibi urifata umugore urifata ukavuga ngo umfashe safari ndagiye umugabo ntuzi naho ari ntugize unamusobanurira ibyo ni biki sisa ibyo ni biki rega ntabwo bikureba si njyewe ugiye se hari ubwo ari wowe ugiye mama Chris mfashe umwanzuro ntaho ujya ntaho ujya mva nkubwire ndagenda harya ngo babahaye butamwe mwongeraho nagenda ntaho ujya niba ushaka amahoro hagati yanjye nawe nigenda urakora iki nugenda akora iki uraguma iyo wagiye nkubwire ndagenda igishaka kibe kandi ndagaruka hano muri uru rugo izo ene turi kundeberamo ndabara izo z'agasuzuguro reka nkubwire mama Chris nkubwize ukuri uramutse urenze hano ntuzagaruke nzagaruka aha ni mu rugo rwande si urwacu turi babiri
ndagenda ntacyo wenda kuvuga nta cyawe njyanye nta maguru yawe njyanye nta maboko yawe njyanye nta cyawe njyanye singusiza nta cyanjye ujyanye none nta nisonega urabivuga ushize amanga njyanye iki hano papa Kirisi mujyanye hano singusiza ariko se noneho uri muri iyi marete se shitani yateye abagore b'iki gihe ni shitani imeze gute koko navuze ngo ntaho uri buke kimenye none turaza kureba umugabo n'umugore ese ni njye mugore cyangwa niwe mugore niteguye abashuti banjye nabahamagaye shoferi namuhamagaye nta kintu na kimwe cyambuza kugenda kwanza reka nigende Mama Chris pumbavu garukira aho ngaho Mama Chris Meze fresh. Nanjye meze neza. Umva se. Witanda se. Rero turaziranye. Ako twamenya. Twanamenya nereka. Tuzamenyana ubutaha naribi. Wamaye imibare 9 singaye ko umwe ko mwishakira. Dade. Iso Chris. Vuye muri siporo. Ndabona burya siporo n'ubuzima ujye yitabira. Namwe mukiri batoya mujye mukora siporo cyane kugira ngo amaraso mu atembere neza. Seko mba nutishimye. Acyari mutoya ariko burya nawe n'ubu umugabo kuba ku rugo hari byinshi uzahura nabyo inshingano ziyongera n'urugero rwo gukora business hari igihe business nyine igenda ubundi ntigende neza ya n'ubuzima muri rusange Ako naga ufite stress wenda zo ku kazi. Izo kazi ntizabura icyo nakubwiraga. Ngiye abakozi bagutesha umutwe ukavuga utese ukareba umukozi umara imyaka 2-3 aza akazi bitangiye kutagenda neza ukibaza kumwirukana kugira ngo uzaje gutraininga undi nanone ni ugutangira bushyashya. Ibyo ngibyo byose ni ibintu biza kandi none bikabiri ku mutwe umwe gusa ahubwo wowe igira nawe usoza amasomo yawe kugira ngo uze ungire imirimo gushinga nanjye nicare ntuze nduvugamo ukuntu nawe ugenda urwane nabyo kuko ni ibyawe niyo mwana afite wenyine bira byose nkora ukabaye kuba ndetse nk'igihe uri muri vacances ukaza ku kazi ntabwo wahejwe ukaza ukareba what's going on there Mpamvu nyana nari nkubajije nuko nari nsize wishimye. Nsize wishimye none nsanze wahindutse. Hari igihe nyine nari nicaye njyenyine urumva byantwaye na baye perdu muri byo urumva ntabwo
kandi njye nyine ko ngubwo uje dushobora kuganira. Yes. Mera araryamye. Sinzi ahantu yagiye ariko atebuka buriya cyangwa aragaruka. Dadi nshaka kujya muri studio. Kujya muri studio gukora iki? Gukora indirimbo. Chris indirimbo se